inje guhanurira abantu. Yego. Mbabwira ngo amarembo y'abana bamenshi buriya no gucuruza ugahomba ni irembo. Buriya no kubura urubyaro nabwo ni irembo. Buriya no gutinda gushaka nabwo ni irembo. Buriya no kubura akazi ni iki? Ni irembo. Amarembo arahari kandi menshi. Niyo mpamvu nje kwabwira ngo uyu munsi wa none tufashe ukuboko iguhagurukije ku irembo mazeho imyaka, iguhagurukije ku irembo mazeho igihe. Abantu benshi bagiye gutangazwa n'ubutabazi Imana iguhaye utazabona umugabo, ariko batunguwe nuko batumiye ubaha invitation mu izina. Hari abari bazi kuzava mu mujyi wikoreye amaboko byaranze gucuruza, ariko ngo hanuriye nkubwira ngo umwuka w'Imana Imana yaduhaye uravuze ngo Imana iremeye kucuruza, ugacuruza batabishaka ukabona amafaranga mu izina rya Yesu. Uruta amafaranga. Umwuka wera waguhesha amafaranga, ariko ntabwo amafaranga yaguhesha umwuka wera. Nukuri. Umukuru w'abatambyi kandi twarukundo nyayo ku izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvugira na mwaro rubanza rubi anyitsukiranutse. Buriya umwuka wera uruta amafaranga. Umwuka wera waguhesha amafaranga, ariko ntabwo amafaranga yaguhesha umwuka wera. Reka njye mu rusengero, kuko abantu benshi banshagaho bari bazi ko byarangiye, nta n'uwasengeraga. Bagenda mu rusengero bateye indirimbo ngo wahamba nati, nawe arahaguruka ati wahamba nati. Bose barebye inyuma baravuga turiya muntu ni muntu ki. Baratangara, batangara n'imirimo Imana ikoze. Amen. Nje kubabwira ngo maze iminsi ku kidendezi wicaye, abantu benshi bari bazi ko uzahapfira, ariko hano wari ugiye gupfira Imana irahagusanze, iguhaye ubuzima mu izina rya Yesu. Abantu benshi barakudepanshe, bari bazi ko bitazemera, bari bazi ko uzahora uri inyuma, ariko uyu munsi wa none umva ukuntu Imana intumye irambwiye ngo igihe aho baguteye Imana ikorera igitangaza, kandi ugiye kwava ushima Imana bitewe n'ibintu Imana ikozwaga. Cyarahekwaga. Nje guhanurira abantu birirwa bahekwa bagaterekwa ahantu bagataha bimyoza. Nje kubabwira ngo umwuka wera batekerejeho, nimuhaguruke mu izina rya Yesu, kuko umwuka wera abasanze ku marembo mwari muriho. Mbonye Imana ihagurutse abantu badafite imbyaro bakabyara. Mbonye Imana ihagurutse ku marembo abantu batari bafite akazi bakabona akazi. Mbonye Imana itanga kontara ku bantu zari zirangiye. Umwe ngo Petero na Yohana bagenda batebeje. Yego di. Kirabareba batebeje, bambaye neza, bambaye karuvate, bambaye amaneti nk'ayanjye. Tumbira Yesu uzarya kubyiwe. Nukuri. Ariko nutumbira abantu uzaguma ku kidendezi wicaye. Iki Imana yaduhaye kiruta amafaranga. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Ariko bitebya. Iki Imana yaduhaye, amavuta Imana yaduhaye aruta amafaranga. Umunyamafaranga wamusengera, ariko umunyamafaranga yasengera umuntu ngabona umwuka wera Imana yaduhaye. Amen. Hello my God. Nimbaraga zibasha guhagurutsa ahantu maze igihe wicaye. Cyanashimishije ni kimwe, nuko atahagurutsa ahita ataha. Yahagurutsa ajya mu rusengero. Hari abantu bari baramwimye, bari rurimo we ngayibaza bari barurimo mu rusengero. Aravuga ati nanjye sinajya ntarugezemo. Yaravuze ati ngewe bitewe n'abantu banyuragaho nibampe banyimye. Bamwe bambwira ati iki kintu kicangane kihave, bamwe bavuga ati to bamutera ibyondo, abafite imodoka bamusuriraho ibitaka, cyangwa si ibyo n'imvura yaguye. Mutsizo kaye nisunzu mutsizo shoboye, nisunzu mutsizo cyiza yasara ishoboye.
Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye Iramiro TV, abari hanze y'u Rwanda tubahaye ikaze, bari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba bwaryo, mu burengerazuba bwaryo, ubwo ni mu Rwanda kandi ubwo tubahaye ikaze. Hanyuma mudahema kutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5, tubasobe umugisha w'Imana bane kube kuri mwe. Ye mwarakoze kuba inshuti zacu zakadasohoka, Imana ibaduhere umugisha. Hanyuma ugeze kuri channel yitwa Iramiro TV, ari ubwa mbere kora subscribe, share, like, comment, usangize n'abandi. Bigana byacu nyine nakagaruka. Hanyuma twavuze ko tutazabicisha urungu rero. Turagarutse n'ukuri. Turagarutse tuje kubabwira icyo Imana dutumye kandi n'ikishaka ku bantu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aka kanya turi kumwe n'umutumirwa wacu usize amavuta y'Imana kandi uriho umwuka wera w'Imana. Turagarutse. Hanyuma turagusuhuje mwana w'Imana. Amen. Ndakwikirije mu izina rya Yesu. Habwo umugisha. Amen. Urakoma? Cyameze neza cyane. Okay, byiza cyane. Abantu bameze neza. Muri misi kubona umuntu nyine urahashima Imana ava ko akoma ameze neza burya ni sawada. Abo benshi baracecetse, abandi urahura ati se mukozi Imana ameze bitatu narakubiswe byaranshanze narakubiswe. Ariko burya nta muntu w'Imana ukubitwa. Nta muntu w'Imana ukubitwa reka kubitwa bisi bataramya Kristo, kuko twe turi muri Kristo Yesu. Kristo Yesu ni ubwisho bwacu. Amen. Yego. Hanyuma turagira ngo tugakanye soza abantu badukurikiye ku Iramiro TV. Ubasuhuze ba Pepe. Babwira ati ndabasuhuje. Hanyuma abantu b'Iramiro TV ndabashuhuje, mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Aho muri hose, bari mu Rwanda, bari mu mahanga atandukanye, ndababwiye ngo Imana ibishimire kandi batabare izindutse mu izina rya Yesu. Ibatabare izindutse. Baba wako kantu ko kanyishe. Imana dutabare izindutse. Izindutse. Baba we. Hanyuma harya channel ni iyihe? Isezerano ryera TV. Harya ni Isezerano ryera TV? Yego. Hariho iki n'iki harya? Hariho indirimbo, ndumuhanzi, ndumuvuga butumwa, ndumuhanuzi. Mbese Imana yarankunze nkunda urukundo rukomeye. Kuko ibintu Paulo nawe yarabibonye ngo biramurenga. Ngo akimara kubona uburyo bimurenze, aravuga ngo ndashimira Kristo wanyuzeho kwizerwa, akangabira umurimo we. Ubwo rero nanjye sindi uwanjye ngo nigenge, ahubwo nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga. Yego, urakoze cyane. Amen. Nyarukira ku Isezerano ryera TV, kore subscribe, share, like, comment, nge ntashyari kuko byeze icyo turi kuvuga ni bimwe, ubwami turi kuvuga ni bumwe, umugabo turi kuvuga twa Yesu n'umwe, n'ijuru turi kuvuga ni rimwe, ntago ari amajoro abiri, ntabwo Yesu arimo babiri, ahubwo Yesu n'umwe. Hanyuma ibwire abantu bakumenye ubwa mbere wabasuhuje ariko ntibabibwiye, nakwibikiye. Ndabashuhuje cyane, nongere mbasuhuze babwira ngo amazina yanjye asanzwe ni Patrick Sibomana. Ku mazina banzi y'umurimo w'Imana ni Profete Patrick. Yego. Imana iguhe umugisha. Turabona rero Imana igutumye, ntago waza nanjye kubwira ijambo ry'inyandagazi ngo witumye. Ariko ni Ikinyarwanda. Ni Ikinyarwanda cyumvikana. Niba ngo utumwe n'Imana. Ikinyarwanda. Urumva rero ntago byoroshye, hari igihe twumva ko ari inyandagazi ariko ntago ari inyandagazi. Ni Ikinyarwanda. Yego. Hanyuma reka tuguha akanya usenge, ndabizi waje wasenze ariko ongera ubikore kuko gusenga ntacyo bitwaye umuntu, ntibitera kirungurira mbese gusenga. Turagushimiye Mwami Yesu. Uri Imana y'amaboko magari. Uri Imana wowe Yesu. Tugushimiye urukundo rwawe ni neza ukunda abantu. Yesu. Umuntu bita Yeremiya yandika ijambo rikomeye. Aravuga ngo wadukuruje neza ngo uratwiyegereza. Uravuze ngo nzongera kububaka kandi muzamwubakitse. Yego. Haravuze ngo wa mwari wa Isiraheli uzongera ugira amashako yawe meza. Ngo kandi uzongera usukire mu mbyino z'abanezerewe. Yego. Tugushimiye urukundo wagiye udukunda. Tugushimiye amahoro ugenda uduha. Tuguhaye ikaze kugira ngo uzubane natwe Iramiro TV. Buri muntu wese uteze amatwi, buri muntu wese utwumva, reka umuhe umugisha, reka umuhagarareho kandi umwimane mu izina rya Yesu. Ibyo tuvuga naba ari tw'izina ryawe rihabwa icyubahiro kandi turangaza imbere mu izina rya Yesu. Nitwiyobore ngo tuyoborwe nawe, tubumbura akanwa wivugire. Amen. Amen. Ni karibu tubwiza icyo Imana yagutumye. Imana ibaho umugisha cyane. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo nziza, aravuga ngo mwijuri mbere y'Imana mfite umuntu mvugira
n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvugira na mwanzi wamunyirukana ubwamvugira na mwanzi wamunyirukana satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha njyanumvira mwijuru ndebayo umukiza wanjye yabikuyeho byose kera yaramongereye ubwo sinzarimbuka Uwiteka haleluya haleluya ambonye b'amaraso nashiro rubanza rubi anyitsukiranutse ndebayo mukiza wanjye wabikuyeho byose kera yaramongereye ubwo sinzarimbuka. Amen. Ndumva nezerewe, ndumva nejejwe n'Imana kano kanya. Uyu muririmbyi ndamukunda. Yaravuze ngo ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. Mu ijuru imbere y'Imana ufite umuntu tuvugira. Uyu muntu ntago yoroshye. Baravuze ngo ni umukuru w'abatambyi. Ni umukuru kandi yitwa Rukundo. Aravuga ngo iyo mbonyeho ikimenyetso cy'amaraso ye byonyine hebwe abantu b'isi bancira urubanza rubi iwanyita ubukiranuka. Ndashimira Imana ko Imana idatuye Kacyiru. Yego rata ikintu nacyumvishije. Ndashimira Imana ko Imana idatuye Kacyiru bitewe n'abantu mitima yo iki gihe y'abantu kuntu isigaye imeze. Bateranye umuntu ntacyo mupfa. Iyo Imana iza gutura Kacyiru twari gushira. Sinaryima baba batonda umurongo bakagenda bakavuga ati runaka imigisha wamubwiye ntago tuyikeneye kubera ko uyu muntu bakaguteranya ibyo wakoze ibyo utakoze bigatuma Imana itaguha umugisha. Turashima Imana agiye guturana abantu batagera. Yego rata turashimira Imana agiye gutura ahantu abantu batagera. N'indege igira limite ahantu igarukira. Nta ndege yagera ku Uwiteka. Ni ukuri. Sikuru muri byavuze. Yaravuze ngo umutima w'umuntu ni ugera imbere y'Imana. Ugakomangira Imana ofisi ibamo.
ngo Imana igafungura ofisi yayo ije kuri umutima uyikomangiye. Yego. Haleluya. Amen. Ubu tuvugana iyo Imana iza gutura Kacyiru wari kubona umugisha? Ntawe nari kubona pe. Cyane aduteranya sha. Iyaba hariho inzira yo kuba watega indege hariya ku kibuga cy'indege Kanombe ukagera ku Uwiteka wabona umugisha. Oya. Ndashimana ko umugisha Imana itanga udaca no kuba pastori. Kuko bavuga ati ngewe uratanga 1/10 cy'umugisha Imana igusinyiye iguhaye. Imana itanga umugisha ku giti cy'umuntu. Yego rata. Ndafashijwe. Amen. Iyaba umugisha Imana itanga wasinyagwaho n'abantu muvukana mwawugabana. Yego. Bavuga ati n'amasambu yo kwa data twarayagabanyisha, none umugisha Imana iguhaye turagira ute? Turawugaba. Ndashimira Kristo. Yego rata. Utanga umugisha ku giti cy'umuntu. Amen. Nanamenya hano yabikuru byagenze. Haleluya. Mfite byinshi byo kuvuga. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yego. Njye mfashijwe mitanaha. Yego rata. Gusa wicara uzi neza ko mwijuru imbere Imana ufite umuntu kuvugira, niyo umugabo yakwanga, nubwo aba inshuti zakuvaho, nubwo imiryango yakuvaho, mwijuru imbere Imana ufite gikurikirana. Ntuzigere wiheba ngo umve ko birarangiye. No, mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira. Uyu muntu ahora tuvugira buri munsi, bakaduteranya akatuvugira, bakadusebya akatuvugira, bakatwanga akatuvugira, akagendana natwe, agakorana natwe, akatubera Imana, tukamubera abana. Turashimira Kristo ko ajya dukurikirana. Imiryango yadutaye bavandimwe bakatuvaho, Imana itubera gikurikirana. Amen. Sifonema. Tumva torasmaga. Ndumva mfashijwe n'ukuri kw'Imana. Imana ikatubera gikurikirana. Abantu bakavanga uzapfa ntacyo ugezeho ugatura mu mujyi wa Kigali. Ukurira indege bahari. Bakanuye bavuga ati bizagenda bite. Ukaba umugabo bahari baravuze ngo uzapfura imbwa. Ugashinga urugo ukuba ukagira abana. Imana ikaguha umugisha kandi nusabirize bakabona ubaye nk'uko Imana ishaka yuko ugize ute ukiguka menoza sha. Dusomera ijambo ry'Imana. Yego. Tugiye kuvuga ku kintu cyitwa umumaro cyangwa se imbaraga z'umwuka wera. Yego. Imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wera. Ni iminota mike kandi ntago dutinda n'ukuri. Nge ndumva nafashwe nushaka mite naho. Nawe unyungurikiye, nawe unyumva ufashwe mu izina rya Yesu. Kuko hari abantu benshi barara banywa inzoga hano za dondo ubwo. Bakarara mu bisopu babyina mu gitondo bakabyuka bakubisa amacupa. Ngo bagiye gushaka umunezero. Na handi hano umuntu akura umunezero ni kwa Yesu. Kweri. Na handi hano umuntu akura umunezero ni kwa Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu tusomera iryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice byaho ni 3 hera ku murongo wa 4. Dusome twihuse tuvuga ku kintu cyitwa imbaraga z'umwuka wera. Ubundi twitahire. Yego. Hanyuma reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bari bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose bamubonaga agenda ashima Imana, baramumenya yuko ari we wicaraga ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane batangazwa n'imubayeho. Mwakeneze ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana kubwo ijambo ryiza dusomeye. Imana iguhe umugisha. Amen.
Imana igufasha ukuboko, iguhagurukije ku irembo mazeho imyaka, iguhagurukije ku irembo mazeho igihe. Abantu benshi bagiye gutangazwa n'ubutabazi Imana iguhaye. Hari abari bazi ko uzagumirwa utazabona umugabo, ariko batunguwe nuko batumiye ubaha invitation mu izina rya Yesu. Hari abari bazi ko uzava mu mujyi wikoreye amaboko byaranze gucuruza, ariko nguhanuriye nkubwira ngo umwuka w'Imana, Imana yaduhaye, uravuze ngo Imana iremeye kucuruza, ugacuruza batabishaka, ukabona amafaranga mu izina rya Yesu. Iryo rembo ryo gucuruza ugahomba, Imana irarihanaguye. Nukuri. Haleluya ariko. Amen, amen. Iruduhagurukijeho we. Aya marembo reka tuganire ku kintu cyitwa amarembo. Ndi kuri teme ivuga ngo umumaro w'umwuka wera, akamaro k'umwuka wera, cyangwa imbaraga z'umwuka wera. Je kubabwira ngo agaciro Imana yaduhaye, buriya umwuka wera uruta amafaranga. Umwuka wera waguhesha amafaranga, ariko ntabwo amafaranga yaguhesha umwuka wera. Nukuri. Ndafashijwe. Haleluya. Mfashijwe ra. Ntabwo amafaranga yaguhesha umwuka wera, ariko umwuka wera waguhesha amafaranga mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen. Iki kirema cyari kimaze igihe ngo cyavutse kiremaye, niko Bibiliya igize ute itubwiye. Hanyuma ngo buri mu gitondo cyarahekwaga. Nje guhanurira abantu birirwa bahekwa, bagaterekwa ahantu bagataha bimyoza. Nje kubabwira ngo umwuka wera batekerejeho, nimuhaguruke mu izina rya Yesu, kuko umwuka wera abasanze ku marembo mwari muriho. Mbonye Imana ihagurutse abantu badafite imbyaro bakabyara. Mbonye Imana ihagurutse ku marembo abantu batarafite akazi bakabona akazi. Mbonye Imana itanga kontara ku bantu zari zirangiye bitewe n'amarembo bari bicayeho. Mbonye Imana yongereye imishahara mu bantu mu izina rya Yesu. Hanyuma reka aho marenge nigendere, Imana iduhana umugisha. Amen. Iki kirema ngo cyabyukaga mu gitondo, cyamara kwihumura mu maso, bakakirandata, bakagiterura, bakakijyana ku irembo ryitwa ryiza hafi y'urusengero, niko biri visite itubwiye. Nta kindi cyamaraga, cyarasabirizaga. Hanyuma ngo buri muntu wese winjiye mu rusengero cyaramubwiraga ngo wampaye. Hanyuma umunsi umwe ngo Petero na Yohana bagenda batebeje. Kirabareba batebeje, bambaye neza, bambaye karuvate, bambaye amarineti nk'ayanjye. Haleluya. Noneho ngo iki kirema kibabonye kiravuga ati bariyo barama mu madolari. Ntago bama amanyarwanda bitewe no kuntu bambaye, bitewe no kuntu basa, barama mu madolari, ntago bama amanyarwanda ngo nyemere. Hanyuma gitangazwa nuko bakigezeho barakibwira ngo dutumbira uturere. Umva mbabwira, ibya Yesu birya umuntu yitumbiri. Ibya Yesu birya umuntu yitumbiri. Nutumbira Yesu uzarya kubyiwe, ariko nutumbira abantu uzaguma ku kidendezi wicaye. Hanyuma ngo baramubwira ngo ifeza n'izahabu nubwo twambaye neza, nubwo duceye, ariko nta mafaranga dufite, ariko iki Imana yaduhaye kiruta amafaranga. Vuga ngo amen. Ariko bitebya ikintu Imana yaduhaye, amavuta Imana yaduhaye aruta amafaranga. Umunyamafaranga wamusengera, ariko umunyamafaranga ntiyasengera umuntu ugabona umwuka wera. Ariko noneho baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, icyo dufite turakigwa mu izina rya Yesu. Abantu benshi baraje bafite amafaranga baguhaho, ntabaguhagurukije, ntabagiye kukuvuza, ariko noneho umwuka wera Imana yaduhaye. Hello my God. N'imbaraga zibasha guhagurutsa ahantu maze igihe wicaye. Baramubwira ngo haguruka wigendere, iryo rembo maze w'igihe. Ikintu cyanangaje cyanashimishije ni kimwe, nuko atahagurutse ahita ataha. Yagurutse ajya mu rusengero. Hari abantu bari baramwimye, bari rurimo we ngahibaza, bari barurimo mu rusengero. Aravuga ati nanjye sinajya ntarugezemo. Yaravuze ati ngewe bitewe n'abantu banyuragaho ntibampe, banyimye. Bamwe bambwira ati iki kintu cyicangane kihave. Bamwe bavuga ati po bamutera ibyondo, abafite imodoka bamusuriraho ibitaka, cyangwa si ibyo n'imvura yaguye. Reka njye mu rusengero, kuko abantu benshi banshagaho
bari bazi ko byarangiye nta n'uwasengeraga bacagaho bigendera nta n'uwamagana igiceri cy'icumi ariko reka njye mu rusengero baragenda ageze mu rusengero bateye indirimbo ngo wahamba nati nawe arahaguruka ati wahamba nati bose barebye inyuma baravuga turiya muntu ni muntu ki baratangara batangara n'imirimo Imana ikoze nje kubabwira ngo umaze iminsi ku kidendezi wicaye abantu benshi bari bazi ko uzahapfira ariko ahantu wari ugiye gupfira Imana irahagusanze iguhaye ubuzima mu izina rya Yesu abantu benshi barakudepanshe bari bazi ko bitazemera bari bazi ko uzahora uri inyuma ariko uyu munsi wa none umva ukuntu Imana intumye irambwiye ngo igihe aho bagutereye niho Imana ikorera igitangaza kandi ugiye kwava ushima Imana bitewe n'ibintu Imana ikoze hanyuma iki kirema ngo kigeze mu rusengero barasirimba nacyo kirasirimba cyitereje abantu bose bari bahana bose barahagarara baravuga ati zome nacyo ati zome ndafashije umva mbabwire noneho bose ngo batangazwa no kubona umuntu bari bamaze igihe bamucaho bazi ko ibintu bye byarangiye ahantu umwuka wera ageze ahantu amavuta y'Imana ageze abasha guhagurutsa ibikomeye ha amafaranga ataguhagurutsa umwuka wera mu izina rya Yesu niba ari ikintu gikomeye Imana yadusigiye Yesu yaravuze ngo mbasigiye umwuka wera yaravuga ngo ndagiye singiye nk'uko abisi bagenda mbasigiye umwuka wera uzabemeza uzabakiza uzabatinyura nje kubabwira ngo umwuka wera Imana yaduhaye ni umwuka ubasha kunyeganyeza ni umwuka wera ugutunga abantu bakuvuyeho ni umwuka ugutunga umugabo yagutaye ni umwuka ugutunga udafite akazi Yesu mwene Dawidi ni umwuka ugutunga korona yarateye ukarya udakora nta karima k'igikoni ugira Imana ikagutungira abana bakiga abana bakabona ubuzima kubera imbaraga z'iki z'umwuka wera baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite imifuka irera amakofi arera ariko icyo dufite turakigwa mu izina rya Yesu haramubwira ngo haguruka ugende nonaha nta no kwiri gushidikanya haguruka ugira ute haguruka ugende umwuka wera niko akora ikintu kije nk'ikubagaho ngende itahiye ngenda ndagiye gahunda ihari reka babwire ngo wowe wari umaze iminsi ku kidendezi abantu benshi bakuvuzeho byinshi baravuga ngo byararangiye Imana mu izina rya Yesu mwuka cyane ikidendezi aya marembo uza amarembo yo kurura urubyaro uza amarembo yo gucuruza ugahomba uza amarembo y'ubukene uza amarembo y'igisuzuguriro ayo marembo arakomeye ariko Imana iravuze ngo noneho umwuka wera arahageze haguruka kuri ayo marembo mu izina rya Yesu w'i Nazareti umva ahantu undi mwuka wera wageze ku kidendezi cyitwa Petisida hari umurwayi maze 30 n'ingahe n'umunani nta muryango yari afite inshuti n'izari zihari Yesu mwene Dawidi Bibiri ivuze iki iravuze ngo uri rubaraza rwariho amabaraza 5 buri muntu abanyunyutse abafite ababo none ngo uyu murwayi bitewe n'igihe amaze kuri iki kidendezi mwuka wera aramusanga ngabyuka mu gitondo azinduwe no kugira ngo umwuka wera amanukire kuri uwo murwayi nje kukubwira ngo nubwo abantu bagutaye nubwo abantu bagutaye Imana igutekereje kukoma genda tashi Imana igutekerejeho mu izina rya Yesu w'i Nazareti witinda ku bantu witinda ku miryango Imana igutabaye naruhare babigizemo kandi baratungurwa na zikari Imana ikuruje mu izina rya Yesu w'i Nazareti iki kidendezi uyu murwayi amaze 30 n'umunani abantu bose bari baravuze ngo byararangiye natangajwe nuko abandi bakiraga uko bidumbaguje ariko umwuka wera hageze arambwira ngo ikorera uburiri bwawe ugira ute yigeze yidumbaguza muri rabizi oya mwuka wera akora ikintu cyumutse Yesu mwene Dawidi aravuga ati korera uburiri bwawe wigendere yikorera uburiri ntabwo yabusize ajyana ibihamya bigaragaza ko ari umwuka wera ugize ute umukijije Imana data ba twese igutabariye ahantu
kandi yasize igihamya cy'uko wabanye n'Imana mu izina rya Yesu. Nje mfungiye ahangaha ndatashye. Dusoreza kuko turenje ahangaha Imana yaduhana. Ayo marembo maze w'igihe umvira itangazo. Haleluya. Imana ikuntumye imbwira ngo ayo marembo yaveho, wasuzuguwe kenshi. Wasuzuguwe kenshi. Ariko aya marembo y'igisuzuguriro Imana yagukuyeho mu izina rya Yesu. Amarembo y'ubutindi, amarembo y'inzara yahagurukaho mu izina rya Yesu. Ndi nk'aho ahantu nicaye ku ntebe nicayeho nayihagurukaho nkayimuka mwicara ahandi nkavuga ati Uwiteka aramugushe mu izina. Ayo marembo yave Imana irabyemeye kwa General Yesu. Nzongera gusubira mushima Imana, ni mwizere kuko umwuka wera akoze ikiruta icy'imiryango yakora. Amen. Imana ibaho umugisha. Amen. Wagize narenga ha genda tashye wabugondoje Imana. Hanyuma mwese mudukurikiye kuri IRAMIRO TV mukore subscribe, share, like, comment, usangize n'abandi. Hanyuma ibiganiro byacu nyine barakagaruka reka tukure kudusengera Imana tuva izo mbaraga ziduhagurutse nonaha niba ari umukobwa genda utangire ugura amasorori. Oya nanjye nagura amajyambere. Wa mukobwa gura amajyambere mu izina rya Yesu. Hanyuma niba uri umusore utangire ubwati njewe rwose inkwanira hari utangire urambagize iryo rembo rihagurutse mu izina. Abantu babuze urubyaro mugena mukosha imyenda mushyira mu mavarisi ubundi muvuga ngo umwana mwakiriye mu izina rya Yesu. Umwaka utanga iki gihe hari abatongera gukubita nabambwe ati mukozi w'Imana twumvishije ijambo watambukije twarizeye none byarakoze. Ngiye gutangira nshaka inzu. Ariko bite wowe genda kwirebero ugenda ushaka inzu nziza utangire ushaka ahantu heza mu izina rya Yesu. Ariko bite mwuka wera hagushije ku marembo umaze wigiye mu izina rya Yesu. Za marembo y'ubukode wowe hari dore ni hariya dodo koko bite byane Yesu mwene Dawidi. Nshuti yanjye umwuka wera agutekerejeho kandi ayo marembo maze w'igihe ni ukuri kw'Imana guhanuriye ibi bintu nibigire joke nubifate nk'ibintu biraho. Umwuka wera agutekerejeho mu izina rya Yesu. Wakira amakuru y'umugisha. Uzi ko muri uyu mwaka 2025 turimo uzi ko Imana ikoreye abakwe abafiyemeri nafiyemeri Imana maze umuntu wese uzi ko ari umufiyemeri Imana imutekerejeho agiye gukora ubukwe izina ry'Imana. Imana igutekerejeho ugiye gukora ubukwe mu izina rya Yesu. Yego. Dusengera abantu twitaye. Senga. Bazitambutse nimero zanjye ni 82 72 32 41 72 72 42 reka nsengera aba bantu. Udafite akazi byaragucanze ayo marembo yaviho. Usuzugurwa n'imiryango washatsemo aho hantu havi. Nanjye ndongera depose. Data wa twese aguhaye icyubahiro aguhaye kubahwa mu izina rya Yesu. Wewe wize ukumva ko byagenda udepose Imana irabyemeye kwa General Yesu mu izina ayo marembo yaviho. Turagushimiye mwami Yesu. Haleluya haleluya. Hitawasi my God. Toras. Desansema. Piwasima ena. Tura titawasi my God. Turagushimiye. Amen. Tugushimiye neza n'ubuntu ugira. Tugushimiye kuko dutekerejeho. Yego Yesu. Tugushimiye kuko amarembo twatumaze w'igihe. Hakaba tuhagurutseho mu izina rya Yesu. Hari amarembo y'ubugumba gucuruza ugahomba ibintu byinshi buri marembo atandukanye ubukode inzara ibi byose mwana ndagushimiye ko duhaye mwuka wera kugira ngo aduhagurutse kuri ayo marembo mu izina rya Yesu. Senge buri muntu wese ari ku marembo atandukanye kugira ngo ayaveho. Tongera dusubira shima Imana bitewe n'ibitangaza Imana imukoreye. Amen. Imana umugisha cyane. Hanyuma nakagaruka nyine ibiganiro byacu ndimo kuri mikoro nacyo tumaniriya Imana ibamugisha. Ciao ciao ciao.